Urungano rwacu icyo gihe iyo wabaga uri bushake ntabwo washakaga umusore uzi, ahubwo iwanyu bakuzaniraga umusore utaramukubita n'amazi cyangwa nawe atarakubita amazi, yaba arwaye imvunja yaba yaracitse amano, ibyo ntabwo wabyitagaho kuko ntabyo waguze, ahubwo bwaraca ugasanga nta urungano rwacu twajyaga gushaka turi amasugi. Wajyaga gushaka utari wabonana n'umuhungu, ku munsi w'iryo joro mwakozeho ubukwe yakuramo kumvugiza ubwo burirutse. Ngewe mu rungano rwanjye twosaga nyirarunonko, twararaga ku bishihe, tukisasira ikirago tukanakiyorosa. Ntabwo mubizi uzi kwicara uragiye inka sha imvura iri kuko nyagira ngo uri guhindagura runonko n'iki n'urusenda n'akanyanya. Mu gihe cyacu twebwe nta muntu wajyaga urya iwabo saa sita, twabaga twibereye mu nka z'abasaza, inyota yakwica ukajya mu nka ukayikama. Uravuga ngo ibintu byo kujya guca imyeyo ngo mu ishyamba ngo mukaca imyeyo yo gukubuza, twebwe ubu ngubu hari imyeyo ya kizungu isigaye yaraje, umwe ni magana angahe ugakubura, kandi dusigaye dukubura buri munsi, apana gukubura buri wa gatandatu. None ngo ibiki mwe nabyo muzi, kandi ndabira bintu ngo byo kuba ngo ngiye mu rugo banzanira ngo umuhungu ngo wabazanye ngo akaba ari we nemera, ngewe ngomba kwihitiramo. Jese ni ibiki? Nta mpamvu yo kumitiramo. Kera mwabaga kera cyangwa se mu gihe cyanjye twe twajyaga kuragira, twagera ku isambu y'umuntu uhinze ibijumba, tugacukura ibijumba aho ngaho tugahita tunabyokerezaho, yaze yashaka kurwana tukarwana nawe tukomereza kuri ibyo bijumba ngo mu kuguru ngo imvunja ngo akavamo imvunja ijana ra. Reka ahubwo si imwe yo burijyamo. Ibaze noneho imvunja ijamutse ikajya no kuri nyashi yanjye we noneho waba urutanze. Ibaze na sheri wawe rero agiye gukoraho akaba aragutoneze. Ugasanga umukobwa w'ubu ngubu ntago bacyambara ngo ubu n'umukobwa ngo ari kwize, ngo usange na muhungu wenda agize amatsiko, ubwo usanga dore amajipo ageza. Ugasanga none hajya namba ugasanga nani karisirimo, ariko cyari twarambaraga nimba ari yashuri. Mwebwe kera mwambaraga amakariso mugondo. Ariko bura dushize mu isesengura, tugasesengura ibintu tukabishyiramo ubwenge. Ngibwota amasimbi, hari ukota hari n'amasimbi. Ubwo ni ahantu nyine nk'amasimbi yotera. Iyi bwota amasimbi ni ahantu amasimbi. Ariko nibyo nese si ubyumva, ni ahantu amasimbi yotera, ibwota amasimbi. Uvuga ngo mwebwe ntabwo mwajyaga mugura ibintu, mwarabyibumbiraga. Byinshi byabaga ari no guteka, watekaga mu nkono. None se amasafuriya nayo aratari yaza, kurya ubwo nyine twasukaga nyine gutya ko twafataga urukoma tukarubabura. Urukoma nimba tugiye kurya wenda imyumbati n'ibishyimbo cyangwa amateke. Urukoma insina? Twamara kubabura rwa rukoma ugahita usukaho. Ariko uri kutubeshya. Ugahita usukaho nyine mwese mugaterana mukarya. Ubu wafata agatoki keza n'ubunyobwa kagashyira ku rukoma. Twabaga twatetse imyumbati n'ibishyimbo cyangwa amateke. Ntabwo mwajyaga ibitoki. Twamahimbo n'ibitoki ne twabaga tubyiyejeje, nimba twarabitekaga twategaga ubundi ryo bya gakondo. Yapana kuvangura ry'ubunyobwa ngo urarya nyine ibintu ubunyanya reka twategaga nyine nimba ari gakondo, ubwo ugateka nimba ari icyo gitoki ukagifata ukagitonora ukakigereka ku bishyimbo bikuma, kwangiza ugafata urwa rukoma rwita umwumba ariko utari hejuru cyane nyine ubona rudacitse, ukarubabura. Wamara kurubabura ugashyira kuri ya nkoko cyangwa ku ntara, warangiza nyine waba ugiye kwarura ugacubanura intara. Wamara gucubana nyine ubwo mwese mugatora nyine mukarira hamwe. Na nyina n'umwana bose wari kuninya mutasangira ko yamwabaga muri abana benshi nyine ubwo mwataga mufata umusambi mukarambura nyine mukarira. Rega nge muri kutuma nyoberwa. Intara avuze urayize? Intara ni iburasirazuba, ni iburengerazuba. Imbehe urayize? Imbehe ndayizi. Imbehe ndayizi ni ikintu cyari gikoze mu giti. Twajyaga tunabikoresha rwose. Harya nicyo bajyanaga guhinga? Oya. Imbehe ikintu yakoraga, iyo mwabaga wenda mwanenze mwakundaga wenda nko kuyikoresha. Ariko gusa yabaga ikoze mu giti. Imbehe bayikoreshaga benga? Niyo bashyiragaho umutobe bakaba baguhukanywa.
niyo bita imbehe. Okay. Kambaze n'uyu. Murabyemeranywa hora? imbehe se imbehe Urabyumva? se ko babyitiranwa imbehe imbeho ibyo ngibyo ntabyo nzi pe. imbehe imbehe none wa- se imbehe ngo nibyo banyweragamo nese nta bikombe byabagaho ku buryo bajya kunywera mu bintu by'ibiti. Ladies and gentlemen, welcome back to Abeza Media. Jewe ni Rene, ndi kumwe n'umumama umwe n'umukobwa hano muri kubibona. Tukaba twabazaniye isukari mu hindi, uburyohe mu bundi, umunyu mu bundi. Ni ikiganiro gishyashya, iyi episode niyo ya mbere. Ikiganiro cyitwa Urungano. Ni ikiganiro gikonteninze ibice ibi bitatu byose. Amateka y'igihugu, imibereho ya kera, ubuzima bwite, ubuzima rusange, ukuntu abantu babanaga n'ibijyanye n'imirire. Ni ukuvuga ngo ubu ufite imyaka 15, ufite imyaka 20, imyaka yose uri ufite, wemere gukurikira iki kiganiro kuri chaîne ya buri munsi. Icyo usabwa no gukanda like, subscribe and share na comment, kaduha igitekerezo cyangwa inyunganizi. Muhawe ikaze. Hano rero kuko natangiye mbibabwira, ndi kumwe n'umumama umwe n'undi mukobwa. Kampere ko mama mwakira ambwira amazina ye. Amazina yawe ni ayahe mami? Murakoze cyane, banyita Yosefa Murekatete. Murekatete. We bakwita nde? Nanjye amazina ni Aline. Aline na Murekatete mbahaye ikaze. Murakoze. Ego, bahaye ikaze, tukaba tugiye kuganira hamwe. Ikiganiro cyacu ni mwebwe mubanjije hano kuri iyi sete. Urumva mutari abanyamugisha Cyane. mutaramira abanyarwanda n'abari ibwota amasimbi. Ibwota amasimbi urahazi? Njya numva bahavuga ariko ntago ariko urabizi. Ari wowe ibwota amasimbi urahazi? ariko buriya dushyize mu isesengura tugasesengura ibintu tukabishyiramo ubwenge. njye bwota amasimbi, hari ukota hari n'amasimbi. ubwo ni ahantu nyine nk'amasimbi yotera. iyi bwota amasimbi Ni ahantu amasimbi. ariko nibyo nese si ubyumva. Ni ahantu amasimbi yotera ibwota amasimbi se ntabwo ubyumva. Okay. Nuko mbyumva ariko Bantu mudukurikiranye kuri Abeza Media, mutwandikire muri comment ibwota amasimbi ni he cyangwa se ni iki. Ubundi ubwota amasimbi mbafashe mbasobanurireho gatoya. Igihe umuntu yahimutse avuye ahantu yagiye. Nk'ubu ngiye nkajya nko muri Uganda, mba nagiye bwota amasimbi. none aho ngaho harimo ikindi kibazo. nese gusa aho ngaho haba ari uko ni hese hose amasimbi nyine bihurira he. Ni ukuvuga ngo ikinyarwanda none se ko umuntu akubwira ngo urumva ngo utazi ngo utaranirwa agaramye ngabona ijuru riri hafi. Kuki umuntu avuga ngo utaranirwa agaramye ngabona ijuru riri hafi? Ni ukuvuga ngo abanyarwanda dufite amagambo dukoresha ku buryo umuntu wo hanze kuvuga ngo ni umuntu wize ururimi ngo yaza ngo akoreshe ngo abimenye. Icyo kinyarwanda cy'ubwota amasimbi ngo umuntu ngo yagiye hanze ngo ubwo yose amasimbi. aho ngaho ndumva bidahura pe. Oya niko bimeze. Noneho nagize amahirwe mpura n'umuntu ukuze, mpura n'umukobwa. Njye ntakubeshye mami, nakuze numva bavuga ngo imbehe. Ijambo imbehe urayizi? Imbehe ndayizi. Imbehe ndayizi ni ikintu cyari gikoze mu giti. Twajyaga tunabikoresha rwose. Harya nicyo bajyanaga guhinga? Oya. Imbehe ikintu yakoraga iyo mwabaga wenda mwanenze mwakundaga wenda nko kuyikoresha. Ariko gusa yabaga ikoze mu giti.
imbehe bayikoreshaga be Eh, niyo bashyiragaho umutobe bakaba baguha ukanywa. niyo bita imbehe. Eh, Okay. Kambaze n'uyu. Murabyemeranywa hora. imbehe se imbehe Urabyumva? se ko babyitiranwa imbehe imbeho ibyo ngibyo ntabyo nzi pe. Imbehe imbehe none wa- se imbehe ngo nibyo banyweragamo nese nta bikombe byabagaho ku buryo bajya kunywera mu bintu by'ibiti. Nta n'agacuma cyangwa ikintu akaritiro. cyabagaho agacuma niyo nyine mbe ariko ibintu by'ibikombe nabyo byaje vuba. Akaritiro se. Turanazabagaho. Nta n'aka- habagaho uducuma. Mbese Ubona hari iyo twajyaga no kuvoma twajyanaga ibibindi. Wanyerera gato nyine ukabona kiramenetse. Nta jerekani yabagaho. Nanjerekani yabagaho. Ubwo se mwavomaga he? Ubwo twavaga ahantu nko mu kabande nko kuri kano. Ukamanuka hepfo mu gishanga amazi uyavanayo uyajyana nk'ahantu nko ku musozi mutuye nk'ahantu kure cyane. Ubwo nimba bagutumye nkanda nko kuvoma mu gitondo ukazageza amazi nko mu rugo nimba ugiye nka saa moya amazi ukazageza nko mu rugo nka saa 5. Wakoze urugendo n'amaguru. urumva mwari mwaragowe. noneho nguragiye ngo cyangwa kwa kundi ngurabyiganye kuri kano. Ubwo cya kibindage watahaga cyamenetse burundu kuko yo cyamenekaga urumva amazi wabaga wayajyanamo gute cyangwa ngo urirengere ngo uri kurirengere nabwo ugashiduka kimenetse. Ubwo nimba ubwo umaze kuvoma bakagukorera ubwo wagendaga nyine ufashe n'amaboko abiri bakugaturira mu rugo. Nene se ubwo habagaho isoko ry'ibibindi. Ibibindi bara inkono barazibumbaga hari abantu bazibumba. Kubumba gute? Kubumba se ubwo ntago mubizi koko. Oya Kubumba urabizira. Oya cyakora ukuntu kwa kundi nk'abafundi babumba amatafari wenda yo kubaka nibyo nzi. Nta nubwo ndabona aho babumba. Ni ahantu bagendaga nyine bakazana ibumba nyine inkono bakazibumba mukagenda mukagwa. Ni ahantu nyine barikuraga nyine naho mu kabande. Ubundi ibintu byose byabaga mu kabande ari amarobine yabaga mu kabande ari n'iryo bumba. Bamara kubumba nyine ukagenda bakabumba nyine nk'intu uzajya ujyana nyine kuvoma. Uvuga ngo mwebwe ntago mwajyaga mugura ibintu mwarabyibumbiraga. Byinshi byabaga ari no guteka watekaga mu nkono. None se amasafuriya nayo atari yaza kurya ubwo nyine twasukaga nyine gutya ko twafataga urukoma tukarubabura. Urukoma nimba tugiye kurya wenda imyumbati n'ibishyimbo cyangwa amateke. Urukoma insina. Twamara kubabura rwa rukoma ugahita usukaho. Ariko uri kutubeshya. Ugahita usukaho nyine mwese mugaterana mukarya. Ubu wafataga agatoki keza n'ubunyobwa kagashyira ku rukoma. Twabaga twatetse imyumbati n'ibishyimbo cyangwa amateke. Ntabwo mwajyaga ibitoki. Twamahimbo n'ibitoki ne twabaga tubyiyejeje nimba twarabitekaga twategaga ubundi ryo bya gakondo. Hapana kuvangura ry'ubunyobwa ngo urarya nyine ibintu ubunyanya reka twategaga nyine nimba ari gakondo ubwo ugateka nimba ari icyo gitoki ukagifata ukagitonora ukakigereka ku bishyimbo bikuma kwangiza ugafata urwa rukoma barwita umwumba ariko utari hejuru cyane nyine ubona rudacitse ukarubabura. Wamara kurubabura ugashyira kuri ya nkoko cyangwa ku ntara warangiza nyine waba ugiye kwarura ugacubanura intara. Wamara gucubana nyine ubwo mwese mugatora nyine mukarira hamwe. Na nyina n'umwana bose wari kuntu nyamutasangira ko yamwabaga muri abana benshi nyine ubwo mwahitaga mufata umusambi mukarambura nyine mukarira. Rega nge muri kutuma nyoberwa. Intara avuze urayize? Intara ni iburasirazuba ni iburengerazuba. Intara yagosoraga ibishyimbo. Nese yatwezaga ibishyimbo ntabwo twabigosoraga. Mwagosozaga intara. Waje ugashyiraho urukoma nayo ukayiriraho nta kibazo. Ubwo uratubwiye ngo uruho imbehe bayikoreshaga bari kunywa umutobe. Intara nayo ikagosora ibishyimbo cyangwa ugashyiraho rwa rukoma nabwo mukarya. Mwayikoraga muke intara nyine barazibohaga gusa barazibohaga bamara kuziboha bakagenda bagashyiraho amase bakagenda bashyiraho amase nyine intara nyine gakomeye. Ukarira ku kintu kiriho amase
nese ko habaga hari kwa mubwo byahuriraga hehe ubwo se byabaga byatakaye nko hasi wenda nk'ikoma ryacitse mwarabimenaga se oya washakaga urukoma rutacitseho nyine rujya kumera nk'umwumba rworoshye ikoma riroroha rishobora oya ntabwo gucika rwacikaga amase ugusenga noneho rero nagize amahirwe ndakubona tubwire muri make nk'ibintu ubonana urubyiruko rw'iyi minsi utigeze ubona na mbere mu gihe cyacu rero ukuntu urubyiruko rw'icyo gihe rwari rumeze ntabwo rwari rumeze nk'urw'iyi minsi kuko twe tubyiruka tunakura mu bwana bwacu twari babana twajyaga mu myaka nka 15 utangiye kubona imihango udahagarana n'umusore nk'iminota 2 cyangwa 3 uwabagura hahandi mu gikani nimbi wanyu bagutuma hajya n'umubyaye agutumaga akavuga ati ciriye hano no macandwe uze nusanga yumye uhereyo nimba gutumye wenda nko kuri butike ubwo wagendaga urombera ikintu bagutumye ugahita ugaruka na ahantu wahuriraga n'umuhungu nimba wenda kukubwiye ngo ugiye gukura ibijumbu ujyane ku isoko waragendaga mu murima mukabanda ugakura wamara gukura ubwo nimba ari cya gitebo cyawe kimaze kuzura ukagenda ku isoko ukagenda urombeje kujyanye ibijumba ku isoko ukagaruka nta guhura n'umuhungu bibaho ntago twahuraga n'umuhungu wabagukoze shyaka baranagutukaga n'umubyeyi yanagusangaga munahagararanye yanacaga n'igitaka gukubita bari ikintu mfite amatsiko nyine none se ubwo kwa kundi nyine se ushatse kuvuga ko kera batasambanaga ukuntu twe mu gihe cyacu nuko nguko ubu ngubu bimeze ubu ngubu byo birakabije ubwo nta binyendaro kera byabagaho barakurohaga barakujyanaga bakajya kukuroha bakakuroha ntabwo byabaga byemewe bakakuroha hehe barakujyanaga bakakuroha ahantu nyine mu mazi none se ubwo dusubije iki nshaka kumenya ngo ntago basambanaga nese wundi umuhungu mwabaga mwahuriye hehe ko warindaga ujyana n'imyaka 20 wagira shere kwambara nimba wambaraga bya bigutiye apana mbona bambaye imine ngo henure barebe ugasanga umuhungu wikigiye mu gihe mwa ukuntu umeze ugasanga ipantaro dore yambariye hano ngo ni ukayivuga se yabiniyemo ukibaza se ayizamuye akayambara ntago yakumva yambaye neza ugasanga dore ari kugenda atandaraje utamenya ibintu yambaye ugasanga umukobwa w'ubu ngubu ntago bacyambare ngo ubu n'umukobwa ngo ari kwize ngo usange na muhungu wenda agize amatsiko ubwo usanga dore amajipo ageza ugasanga none hajya namba ugasanga nani karisirimo ariko cyari twarambaraga nimba ari yashuri mwebwe kera mwambaraga amakariso mugondo neze mugondo yabaga imeze itesu ari bikabutura bya mugondo dore byageraga baracyambaraga kigasubije neze ko babaga bambaye nyine iki inuza n'ingutiya n'ingutiya wamara kwambara ya mugondo cyangwa hari amashuri jipe nanone yahozeho yo mu gihe cyacu yabaga agera hano hari amoko abiri yaje amashuri jipe yageraga hano nakandi kageraga akana ko yakambaraga wenda nk'umwenda ukabonerana nk'umuntu akakubona ugiye nko gusenga bazaga bameze gutyo ngongora wa mukobwa kwa kanaka ngo se ngo barase ngo yambare ngo ishuri jipe ndende ngo yajyanga agaragaza iki ngo ndebe ugasanga aho bari gushimana inzara bari ko kunyega ubwo rero wambaraga ugashyamo yashuri jipe ndende aho baga ubaye nyamwari nyine kuvuga ngo ariko hari ikintu kibazo nshaka gukubaza kubera iki 90% y'abakecuru bari hejuru y'imyaka 80 usanga baba bambaye ibirenge ubu ngubu muri iki kinyeje ubu ngubu ukabona umukecuru yambaye ibirenge icyo gihe nta nkweto zari zikunze kubaho nari kubuzira hari ubu ngubu n'abantu basigaye barasirimutse basigaye benshi bazambara ni ukuvuga ngo reba nkora mukecuru duturanye akunda kwambara ntago wapfa kumubona yambaye ibirenge inkweto kandi afite amafaranga
uwo nyine ni wandi nawe utarasirimuka ariko hari ukuntu nk'uwo mukecuru wenda waba umbwiye hari ukuntu wenda aba yagiye mu iyo mirima ye akajya guhinga akava guhinga akajya mu kwahira akava kwahira ajya mu bindi wa mwanya ko ngo agiye kwambara inkweto nawe ariko umuntu utacyambara inkweto nawe ndumva wese kuzambara we kutazibagirwa nyine amaze gusobanuka ahubwo nanjye maze gusobanuka Mary wenda ndashaka kukwibariza hari ukuntu nyine iyo umukobwa amaze kugira nk'imyaka 15 nyine hari ukuntu utubere dutangira kugwa mwagiraga amasuta yasubwe mwambara nkuko nyine ubu ngubu ariho nta masuta yabagaho wasangaga nyine umuntu yiruka dore rigenda risimbuka nyine ubwo usanga nimba rigenda risimbuka cyangwa rikomanya gutyo baba we none se ubwo ngubwo hari ikindi kintu nge hari utubazo bafite twa kera nese nk'ubu ngubu muri kino gihe hariho wenda hari bino bita nyine twita udukingirizo so tuzi mwebwe twabagaho kera nyine mbwira kera twabagaho se baradukoreshaga yarahuraga n'umuhungu bakamukubita tubwira kera rero utwo nyine nsigaye numva nyine mutwita udukingirizo ab'ubu ngubu nanjye niga kumenya ubwenge nyine nanjye maze se nayo ntabwo ko nari maze kwisobanukirwa ra nanjye maze kujya nyine muri ya myaka 25 batwitaga gapote ubwo rero ubwo mwebwe ubwo nimwe musigaye mutwita udukingirizo twe ari gapote kandi nabwo kuvuga ngo wenda ngo urayikoresha shagiye rwose wanashakaga ukiri n'isugi narase ubwo ngubwo aragakingirizo kubu ngubu na gapote bitandukaniye he byari bitandukanye akakera ko kari keza kari keza kasaga gute subwo kari keza kari kameze nk'akiki gihe ariko kurumva ko kari gafite itandukanye nabonaga koko akatameze nk'akubu ngubu kuko akubu ngubu wumva nyine kameze nk'akantu koroshye nk'agashasho kuntu aga k'icyo gihe wumvaga ko gakomeye ubwo niko kari wowe ubwo umukobwa nyine waga umaze gusobanuka icyo gihe niho nyine urumva hari n'ukuntu wenda wabyirukaga wagera muri ya myaka 20-25 wenda utangiye kwisobanukirwa utangiye no guhura wenda n'uwo musore mukaba mwaganira noneho kugira ngo batazakuroha wenda mwajya gukora nk'icyo gikorwa wenda muhura ahantu mu rutoki kuko urumva iyo vizo nyine yiberagaho ukavuga ati banza wibuke gapote atazana gapote ntirireme urumva nawe wabikoraga nyine ni kwa kuntu umuhungu wenda mwateretanaga akavuga atari ko se ubu ngubu koko koreba umubiri wanjye bumeze nabi ubu tuzenda tunjyaho guza gufata irembo ngiraho nza guza gusaba hasi narareba ko ndi muzima nabwo ukamuha nyine wihishe nabwo nyine ufite ubwoba nyine iwanyu babimenye nyine bakwica ariko abubu ngubu hagiye njya ngena ngasanga muri quartier ngasanga ndi kubona za prudence ngavuga se abana bobo gusambana babigize business nese ko nta phone yabagaho ubwo umuhungu n'umukobwa bahura gute nanjye mumbariza agapapuro umuhungu yarakwandikiraga akakubwira tuzanyanire urupapuro kwa runaka akagenda nyine bafite ukuntu badufungaga nyine mu rundi rupapuro cyangwa mukabahasha yarangiza bakazarugushyikiriza rukaba rwava nka hehe rukagenda rukugera ati muzarumerekana ubwo na telefone zabaga y'icyo gihe ubwo igihe yarubonaga nibwo yamwahura ubwo nimba waruhaye akubereye imfura ntiyarusomaga agenda aruhaga nk'umuntu kuko ibintu by'amashyari byanahozeho yaruhaga nk'umukobwa azi ko mwari inshuti akunda karumuhereza yamara kumurumuhereza nimba wenda umukobwa yande urana amashyari yahozeho na kera kose akarusoma akongera akarufunga neza akashyira muri muri kwa kundi yaruzinze akongera akavuga ati nubona akana kuzamura urupapuro rukagira nda yaranarusomye ariko wenda ubu ngubu icyo navuga igihe cyane cy'ubu ngubu wenda ubu ngubu hari amatelefone byaroroshye mbona rwose ubu muri mu buryohe no kugera gutya agahita kugeraho cyane rwose ariko twe kera byaratugoraga cyane abantu ba kera ko mwari twari twaragowe cyane none se ari tuvugishije ukuri umvishe ibyo umubyeyi atubwiye wowe ikintu utari gukora ibintu byabo ndumva bigoye ngo guhura ngo wapi ego ko
ngo kwambara ngo ibintu ngo bigeze hariya ngo hepfo. njye naguze akantu nkiri kwibaza twibaza ukuntu umuntu yafataga ibiryo akabishyira ku mase akajya reba songa intara intara cyangwa inkoko ntabwo ari inkoko ntabwo se abo ko kabana bo inkoko tandukanye inkoko ni ibintu bibiri ndi kukubwira inkoko n'inkoko sorry inkoko ni inkoko ikoko zatuzite nyine ubwo biratandukanye inkoko nyine washyiragaho urwo rukoma mwangiza mugasuka mukarya kandi mukumva bayikoresheje amase intara yo niyo urabona intara nyine igosora ibishyimbo niyo bakoreshaga nyine amase nyine kugira ngo itazagira itazapfa itazacika okay niyo mpamvu rero iterambere ryacu ni ry'ubu ngubu nyine urumva ko hagiye harimo itandukaniro cyane none se ko bavuze ngo wenda ngo kera ngo nta nkweto zabagaho ubwo ngubwo nk'iyo mwagabaga mugiye nko gusenya nyine mu ishyamba amahwa ko habaye amahwa n'amabuye ajombana ubwo ngubwo byagenda gute amaguru yanyu ntabwo yabaga yarabaye ibisebe rwose bajyaga gusenya nimba mugiye gusenya nk'ahantu runaka mwagendaga n'amaguru ubwo mishubi amahwa ubwo nyine mwavaga nyine mwabaye ibisebe kandi ubwo inkuru azikura hehe iyo bigwa ukaza uzikoreye wamara kuza uzikoreye nyine mu gacana ese ubundi imirimo y'abakobwa kera yari iyihe abakobwa twarakoze ko twajyaga kuko najyaga numva bavuga nk'ibyiruka nyine ngiyi mirimo si y'umuhungu ngiyi mirimo si y'umukobwa bivuze ko kera hari imirimo y'umukobwa mwagiraga n'iy'umuhungu ubundi umunsi w'umukobwa wa kera n'umunsi w'umuhungu wa kera uraza kuduha umunsi w'umukobwa tubwira ati mu gitondo arabyukaga bagakora impaka umugoroba murakoze cyane icyo kintu mbajije ni cyiza cyane mu gihe cyacu yo nyine wabonaga nyine wabaga ufite nka musaza wa nyine wenda mwabaga muri aho ngaho umukobwa mu gitondo arabyukaga 11:00 nta mukobwa waryamiraga ngageze 1:00 ahubwo ndeba abana b'ubu ngubu nkabona abakobwa b'iki gihe nkavuga ni se ubundi ubu ikindi gihe bumva bizagenda bite umukobwa mu gitondo arabyukaga akabanza akajya kugurura mu gitondo kuko gukinga kwacu twarugariraga yabaga nyine urugo yabaga ari nk'urugo rw'imiyenzi bubakaga cyangwa imbingo bamara kurwubaka nyine bagaconga gutyo nyine hejuru kugira ngo nyine ya miyenzi itazamuka urana nyine iyo batacongaga imiyenzi yarazamukaga noneho barangiza ubwo igihe ukwezi kwajyagaho nyine bagakata icyo bita gukupa nyine bagakupa hejuru noneho ubwo ninjoro nta mukobwa watahaga 1:00 1:12 umukobwa abaga ari mu rugo ninjoro barugariraga bagafata ibiti bakugarira mu marembo ngo hatabikize ubwo se amasaha bagutaha ujya mu Rwanda mu rwawe none se kankubaza ibiti ubitambitse gutya byabuze umuntu kugenda nyina nukugara nyine ubwo yo wavangurenze iyo myugariro nka papa we yagutanze mu rugo cyangwa inka zatashye wasubiraga aho wavuye ubwo abaga wananiranye wabaye nyine ubwo nk'igishega niko navuga none ubwo mu gitondo warumbajije ngo imirimo y'abahungu n'abakobwa ahantu byatandukaniraga mu gitondo warabyukaga mu gitondo mwabaga mufite inka mu mbuga ukabyuka ukabanza ugakuraho yamase wamara kuyakuraho ubwanjye bavuga kuyakuraho wamara kuyakuraho ugafata umweyo mu gitondo ugakubura wamara gukubura nyine ukajya wari uri kitubwira ubwo umukobwa yamaze gukubura niba wavuze ngo nugukuraho amasenge ntabwo nugukuka muri comment bazatubwira sorry nugukuka ubwo bakutse urumva noneho ubwo umukobwa yahitaga akora iki rero yahitaga ajya guhinga mu gitondo nyine yahitaga ajya guhinga ubwo umuhungu byari bimeze bite umuhungu nawe yazindukaga we nyine nimba ari ukuragira akabyuka nyine akajya kuragira umuhungu yawe washinzwe nyine inka akabyuka nyine akajya kuragira cyangwa akajya gushaka ubwatsi okay Arime gira ikintu tubwirira abantu wumve utugira n'icyo tubwira kuri ibyo
Murekatete avuze. Wanjye ibyo ngibyo bya kera ubu ngubu ndambara kamini nkagenda Umva nukumva se nta ibyo kibazo bigutiya oya mba numva binyuze kandi mba numva nambaye neza wumva nta kibazo mba numva nambaye neza bazakugera bazangira iki bazagufata oya ntabyo kumfata gusa nyine nese ko bavuga ko iyo umuntu yambaye akamini aba afite imico mibi nta mico mibi iri muri mine higo urakaborongo shwa neza ubwo se mwebwe ko mwambara mugapoketesha irupantaro mukenda kurigeza hariya ubwo haba harimo iyihe mico mibi biterwa n'imyumvire ya muntu yes higo gusa numvise ibyo bigutiya bya kera ngo nibishira ijipo ukuntu ngo na za mugondo cyane ndumva ari danje pe ngo mugondo si ubwo nta nubwo icyo kimugondo nta n'icyo nzi okay twari turimo turagera ku musezo w'igice cya mbere inkuru yacu nk'uko nabibwiye ni seriza gikomeza dutumira abantu ubwo niba mushaka ko bazagaruka tugakomerezaho murabyandika muri comment byibura comment nk'igihumbi kugira ngo mbabwire ati muze ndakeka baba bafite akazi kenshi ndakubeshyera Murekatete we oya ari wowe se yewe se nyine urabyumva niyo naba ari akazi mfite ariko mba nkeneye no kuryama nkaruhuka ego nicyo najya ngo mbabwire rero ikiganiro nakagaruka reka mbasezereho mugireho umunsi mwiza kandi komeze muryoherwe n'ibikorwa bya Abeza Media ciao